ndashaka gutaha iwacu kuruhuka ndambiwe n'imibabaro ya hano kw'isi icambuka tudatinze ndashaka gutaha iwacu kuruhuka ndambiwe n'imibabaro ya hano kw'isi icambuka tudatinze haleluya uri hafi yo gutaha iwacu mw'ijuru iyo aho tutazongera kurira ukundi urupfu n'intambara bidashiraho imbaza umunsi umwe nkabi bagirirwa kwa Yesu turi hafi yo gutaha iwacu mw'ijuru iyo aho tutazongera kurira ukundi urupfu n'intambara bidashiraho imbaza umunsi umwe nkabi bagirirwa kwa Yesu uzaza ryari uchunguzi aya makuba uyamareho turagutegereje mwami icambuka tudatinze uzaza ryari uchunguzi aya makuba uyamareho turagutegereje mwami icambuka tudatinze haleluya uri hafi yo gutaha iwacu mw'ijuru iyo aho tutazongera kurira ukundi urupfu n'intambara bidashiraho imbaza umunsi umwe nkabi bagirirwa kwa Yesu turi hafi yo gutaha iwacu mw'ijuru iyo aho tutazongera kurira ukundi urupfu n'intambara bidashiraho imbaza umunsi umwe nkabi bagirirwa kwa Yesu tugiye kuruhuka mwihangane turatashe abasore mwese mwihangane tugiye kubona Yesu mwihangane turatashe w'imfuvyi zose mwihangane tugiye kuruhuka mwihangane turatashe abapfakazi nabo mwihangane tugiye kubona Yesu mwihangane turatashe turi hafi yo gutaha iwacu mw'ijuru iyo aho tutazongera kurira ukundi urupfu n'intambara bidashiraho imbaza umunsi umwe nkabi bagirirwa kwa Yesu agahinda ntabwo kazabanyo imbaza umunsi umwe nkabi bagirirwa kwa Yesu amarira we ntabwo kazabayo imbaza